nyine abo mukecuru n'umusaza ba nyiri ikibanza mu bajyana muri santere nanjye ndaje. hari ahantu nje gufata kashi ndaje mabasange adeni duhite tugenda. Yego se subiza ko najya nica gahunda. Okay, mu minota 20 yonyine. Ni karibu mu nzu. Niyo mpamvu. None se ko tugendereye izi saha bimeze bite utanaduhamagaye? Fone bro nayibuze. Niyo mpamvu nje nanjye kumwishakira ariko ndamushaka byihutirwa. Ni amahoro se? Telefone ye iracaginze nyine yari iri kumurira. Namuvuze niyo mpamvu aho wamumbwira ko ndamushaka. Yego. Magaze kumanga. Bugimba. Namahoro. Ikibangi baho neza. Nawo. Tugendere ryari se ko utampamagaye kuri telefone? Sinakubuze se. Namahoro ari. Se nuzi ko yicaje. Ese ko bataguhaye ikaze ngo wicare imeze? No, ndi kwihuta. Ahubwo niyo mpamvu namushaka. Ubwo umushyitsi akakubwira ngo ari kwihuta nawe Yabwiye ko ari kwihuta ngaragukeneye cyane ngo yaguhamagara ko. Namahoro se? Namahoro. Cyatumye uticara ngaho mbwira rero. Nawe ujye undebera baramukasi banje bo muri iyi minsi. Oya, ahubwo ibyo ni mubireke byo gusura nabwo nzabasura mfite iminsi nzaza kubasura. Ahubwo neje kuri gahunda y'amafaranga. Amafaranga? Ayahe mafaranga? Kwiki? None se mada amafaranga? Reza gushyize mu mufuka. Ahubwo se hari igikapu yazanye cy'amafaranga akaba yagisize cyangwa se hakaba yaba ari inyuma ya televiziyo? Oya, ninjye umukinguriye. Naye amafaranga uzi. Amafaranga ariko amafaranga ibintu by'amafaranga arimo aravuga harabiyabaye. Ubwo wenda yaguhaye uri musaza we jewe ntimubinzane mu nta mafaranga nzi muri uru rugo. Cyangwa yenda inyuma ya televiziyo se yaba ari amafaranga. Sinjye umukinguriye se amafaranga muri televiziyo ageze maso. Ari niko mada cyangwa se yaba amafaranga ari amafaranga yaba ari inyuma ya televiziyo. Ndibutse. Aha. Wasanga mbere yuko agenda yarasize mu gikoni kanje kurebayo. We acha michezo. Mushiki wanjye ahandi ni iwanjye ntuhankangire. Mushiki mu mafaranga se? Wanjye winkanga ahandi ni iwanjye. Aha ni iwanjye nawe niyo mpamvu twaguhaye kare ngo wicare ngo kwicara wagira ngo uze kuntera ubwoba iwanjye. Umva bro, ngiye naguhaye miliyoni 6 kugira ko mu gihe runaka nazikenera. Miliyoni 6? Ejo bundi naraguhamagaye kugira uri tayari? Yego. Ntari mu gakino narakubwiye. Bashiki bawe ni imbabura. Do atangiye kutugerekaho amafaranga bitari. Binavuga by'amafaranga. Amafaranga ariko se ayo mafaranga utantukishijemo umusatsi ngo se nk'abandi bagore. Ayo mafaranga utanguriye mu dukweto nkaba nambaye ibirenge. Ayo mafaranga wayagize. Si nk'ibyo ngibyo se. Twigaze tujya ku mazi byibura. Ntakuguriye n'igitenge. Narakubwiye baramukazi bawe ni imbabura n'amasasu. Do rero ushobora kuba wibeshye. Nuko bimeze. Ushobora kuba wibeshye amafaranga atari ngewe yahaye ahari. Ako bundi ndashaka kubaza. Hari aho mwari bavuga ni by'amafaranga. Ko bafite umuco wagira ngo nakaraya karaho ngaho izo miliyoni wazikuye. Ibi ngibi nahanga. Hasona karaya nyine. Akaraya. Hasona. Genda. Kwana n'urugi sohoka ugenda. Hasona. Ibi ngibi nta nubwo abona aho yadusize kandi bose arareba akabona turi inkoko ko icyo nzi cyo ntabwo turamuhereza nta na duke twamuha. Ntabwo ibintu byatugiraho ingaruka. Wowe utuza humura nibimara nitubona ndabizi ariko burabyahaye. Ntabwo byarangiye. Mfite ubwoba. Nta na make tugomba kumuhamo wigira n'ikibazo. Ariko twakize tukiri bato. Ahubwo duserebure wimuze tubyine tutarame twishime. Ye. Ayo.